Perezida Paul Kagame niwe muyobozi mwiza w'ibihe byose mu Rwanda, wakoze ikinyuranyo kinini kigaragara ugereranyije n'ababanje mbere ye. Umugabo watangaje se, cyane cyane hano muri Afurika, kubera imiyoborere itangaje kandi yatangaje benshi. Akaba umuntu wihariye wagiye uhindura amateka y'igihugu cye, akagaragaza ubutwari, ubuhanga n'umurava udasanzwe. Ni umuyobozi wahaye ijambo ryuzuye buri munyarwanda wese, by'umwihariko abagore mu bice byose by'igihugu. Harimo abagore bayoboye imishinga, amabanki ndetse n'ibigo biremereye mu Rwanda ndetse na mpuzamahanga. Hano ngiye kubabwira ibintu 9 bitangaje kandi bidasanzwe kuri Perezida Paul Kagame, byerekana ubuzima bwe, imico ye n'ukuntu yahinduye u Rwanda mu gihe gito cyane ku buryo bugaragarira buri wese. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano twabitondetse gutya, tuva ku mwanya twabanje tugana hasi ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa mbere, Kagame yatangiye urugamba cyangwa se yajoyininze igisirikare afite imyaka 26 gusa yonyine y'amavuko. Mbere na mbere yavutse ku tariki 23 Ukwakira umwaka w'1957. Ku munsi w'ejo, Perezida Paul Kagame yujuje imyaka 68 avutse. Akaba umugabo winjiye mu ngabo afite imyaka 26 gusa yonyine y'amavuko, igihe benshi babaga bakiri mu mashuri cyangwa se baratangiye ubuzima busanzwe babayemo. We yari arimo kwitegura uburyo abanyarwanda bazabona ubuzima butuje kandi bw'amahoro cyane. Igihe yaranyotewe ubushake bukomeye, ubutwari bwo guhangana n'ibibazo bikomeye ku buryo bwihuse, ndetse no kugira icyizere cyo kuyobora igihugu cyose mu bihe bikomeye. Kuko rero yabikoreye akiri muto, byerekana ko ari umuntu w'imbaraga, ufite intego, kandi akaba umugabo wubaha igihugu cye hejuru y'ibindi byose. Ku mwanya wa kabiri, yabaye umwe mu bantu bake bo muri Afurika bagiye ku rugamba rwo mu mahanga. Uko Perezida Paul Kagame yatangiriye igisirikare muri Uganda hagati y'umwaka w'1979 n'uw'1980 kugeza mu mwaka w'1986 kuzamura. Nuko gusa mbere yaho gato, mu w'1981 yagiye ku rugamba hamwe n'ingabo za Uganda mu gitero cyo ku ishuri rya Kambamba Military, ariko tariki 6 Gashyantare umwaka w'1981. Kandi yari umwe mu bashinze ishyaka rya Popular Resistance Army cyangwa se PRA, icyo gihe riyobowe na Yoweri Museveni. Intego nyamukuru y'icyo gitero yari ukwinjira mu kigo cy'ingabo no gufata intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Gusa mbere y'icyo gitero, Perezida Kagame yari yaratangiye urugamba rwo kubohora Uganda nyuma yo gukurira muri icyo gihugu nk'impunzi. Aha niho Kagame yakuye ubumenyi bw'ibanze ku miyoborere y'ingabo, imyitozo y'intambara, ubuyobozi n'imitegurire y'ingabo. Nyuma y'ibi, mu mwaka w'1989 n'uw'1990, Kagame yagiye kwiga mu ishuri ry'ubuyobozi n'imicungire y'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kigo cya United States Army Command and General Staff College CGSA, ryari riherereye ku kibuga cya gisirikare cya Fort Leavenworth muri Leta ya Kansas muri USA. Aha yahize ibijyanye n'ubuyobozi bw'ingabo ku rwego rwo hejuru, igenamigambi ry'ingabo, operational planning, hakaza uburyo n'amayeri akoreshwa ku rugamba, ari byo bita war strategies, ndetse no gucunga ibikorwa bikomeye bya gisirikare, management of large scale military operations. Ubumenyi bwose yakuye muri iri shuri ndetse no mu gisirikare cya Uganda byamufashije cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse no kuyobora igihugu ku buryo bugezweho, nyuma yo kuva ku rugamba rw'amasasu akerekeza ku rugamba rwo kubaka igihugu mu buryo bw'amahoro. Ikindi Perezida Kagame ni uko mu mateka ye ataratsindwa urugamba na rumwe kuva yabaho. Ku mwanya wa gatatu, afite umuco w'akazi udasanzwe. Ni umuperezida ukorera cyane ku nyungu z'abaturage. Perezida Kagame azwiho gukunda gukora cyane, akazinduka kare cyane ndetse akajya gukora nijoro, ariko ntapfusha igihe cy'ubusa kandi ntavuga ijambo ripfa ubusa. Ni umuperezida ukora ingendo nyinshi zishoboka, akajya gushakira ibyateza imbere abanyarwanda, akora cyane akaruhuka gake. Kugeza ubu mu Rwanda, iyi myitwarire ye yatumye habaho gucunga neza imishinga y'igihugu, gutuma gahunda zihutirwa zigerwaho ku gihe, kandi bituma ubuyobozi bwe bukora neza cyane. Mbega ni umuperezida w'umukozi cyane, utangaje ku isi, cyane cyane hano muri Afurika,
kuko imirimo yigamije guteza imbere abaturarwanda ndetse no guharanira iterambere ryabo mu buryo bugaragara. Ku mwanya wa kane ni umwe mu bakuru b'ibihugu bake cyane bafite ubuzima bworoheje. Kagame azwiho kugira imibereho yoroheje cyane. Ibi byerekana ko ashyira imbere inyungu z'igihugu kurusha iz'umuntu ku giti cye. Abaturage baramwizera cyane kuko babona ko ubuyobozi bwe butagamije inyungu ze bwite, ahubwo bugamije iterambere rusange. Ibi ni ikimenyetso cy'ubunyangamugayo n'umuco utariho ico mu buyobozi bwe. Ku mwanya wa gatanu ni umuyobozi ukunda imyidagaduro cyane kandi uyiteza imbere ku buryo bugaragara. Hano nubwo benshi babona Kagame mu mwambaro w'ubunyapolitike gusa, buriya ni n'umuntu ukunda cyane umukino wa basketball. Ni umuyobozi ukunda imyidagaduro cyane, unayishyigikira ku buryo bugaragara, akayishoramo imari itubutse igamije guteza imbere igihugu no guteza imbere abanyarwanda biciye mu myidagaduro. Urugero nko kuri Visit Rwanda yabaye ubukombe mu gukurura ba mukerarugendo kuko yagiye babafatanyabikorwa n'amakipe akomeye cyane ku isi nka Bayern Munich, Arsenal, PSG, Atletico Madrid ndetse n'andi makipe akomeye ku isi mu bya basketball nka Basketball Africa League, BAL, ndetse nayo muri Amerika nka Los Angeles Clippers, NBA, na Los Angeles Rams, NFL. Ibi byose byatumye u Rwanda rugira uruhare mu myidagaduro mpuzamahanga, rugahesha abanyarwanda amahirwe yo kwiga, gukina no kuryoherwa n'iyi myidagaduro. Kandi n'urugero rwiza rw'umuyobozi utekereza kure, akabona ko imyidagaduro ari kimwe mu bikorwa remezo by'iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ku mwanya wa gatandatu yabaye umuhuza w'amahoro mu bihugu byinshi ku isi. Perezida Kagame yakunze kwitabazwa nk'umuhuza mu bibazo mpuzamahanga, cyane cyane muri Afurika. Urugero n'uruhare rwe mu biganiro by'amahoro muri Sudani y'Epfo, ndetse anafatanya n'abandi bayobozi mu kunoza umutekano muri Mozambique ndetse n'ahandi henshi ku isi. Ibi byerekana ubushobozi bwe bwo guhuza abantu, gukemura amakimbirane no guteza imbere amahoro arambye. Bikaba urugero rwiza rw'umuyobozi ufite icyerekezo kirambye. Ku mwanya wa karindwi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bavuga neza cyane indimi zitandukanye. Gusa nubwo avuka mu Rwanda, Kagame yize mu bihugu bitandukanye mu gihe cy'ubuhungiro kuko avuga neza Ikinyarwanda, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Igifaransa, ariko kitari cyinshi cyane. Ibi bikamufasha mu itumanaho ry'ubuyobozi ku rwego rw'isi, kandi ubuhanga bwe mu ndimi butuma ashobora gusobanura neza ibitekerezo bye, guhuza amatsinda atandukanye ndetse no gufasha u Rwanda kugaragara neza ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa munani yubaha cyane igihe n'ubutwari. Kagame azwiho kuba umuntu udakunda gutinda mu bikorwa bidafite akamaro, akaba afata igihe nk'ikintu cy'agaciro. Ibi bituma igihugu cye kiba mu bihugu bikurikiza gahunda neza, bikazamura umusaruro, kandi bigatuma abayobozi n'abaturage batekereza ku buryo bwiza bwo gukoresha igihe neza. Uyu muco w'igihe n'ubutwari utuma abayobozi be n'abaturage babona ko buri gikorwa cyose gifite agaciro, bityo bagaharanira umusaruro w'igihe n'imbaraga zabo. Ku mwanya wa 9 ari nawo wa nyuma, yahinduye u Rwanda mu gihe gito cyane, kuva mu mateka mabi ajya mu iterambere rihambaye. U Rwanda rwavuye ahantu habi maze rugana heza, runyuze mu magorane akomeye cyane, bimwe mu bihugu byinshi ku isi bitanyuzemo, ariko bitaraho u Rwanda rugeze uyu munsi. Perezida Kagame yahinduye u Rwanda ruvuye mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni igihugu kiri mu bikomeye muri Afurika mu bijyanye n'isuku n'imiyoborere myiza, ikoranabuhanga, umutekano usesuye, uburinganire n'iterambere ry'umugore, n'ishoramari n'iterambere ryihuse ry'ubukungu. Hano abahanga benshi bamwita visionary leader kuko afite ubushobozi bwo kubona kure no guharanira iterambere ry'igihugu. Ubu u Rwanda ruri mu bihugu biri gutera imbere vuba, kandi bigahesha icyubahiro umuyobozi wabigizemo uruhare rukomeye, ari we Perezida Paul Kagame. Ese umaze kumva ibitangaje kandi bidasanzwe kuri uyu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba wakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge nguhaye, ibuka gukanda like kandi no gukora subscribe aho hasi. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa, murakoze, naho butaha.